Ibaruwa ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge bwandikiye abacururiza muri ako gace by'umwihariko hazwi nka quartier Mateus igaragaramo ko tariki 24 z'ukwezi kwa 11 ari wo munsi ntarengwa ku bacuruzi ngo babe batagishyira ibicuruzwa byabo ku mabaraza ari imbere y'amaduka. Iyo baruwa igaragaza ko umucuruzi utazakora ibyo iduka rye rizafungwa nta yandi mananiza. Ni icyemezo kitakiriwe neza na bamwe mu bacuruzi barebwa n'icyo cyemezo. Aba ni bamwe mu baganiriye na Royal TV na Royal FM barimo n'abatashimye ko imyirondoro yabo ishyirwa ahagaragara. Kuko ari itegeko rya leta twacyakiriye uko bagishyize mu bikorwa niko twacyakiriye, ariko hari abacuruzi bamwe na bamwe byahombeje. Ni ibingibi niwazana niba hari ishati yonyine imwe twashyiraga n'urukweto tukaba twashyira ipantaro, mbese ukabona umukiriya yaza akabona yuko hari amasampo y'ibintu ducuruza. Byose ntitwabizana hanze, twahashyize kamwe gusa, urumva babyanze. Twashyiraga isakoshi, inkweto, ku buryo sampo iboneka bakinjira mu nzu. Urumva bahemutse kuko ibintu byose hanze bari kuvuga ati abantu bo hanze bajye bishyura imisoro, ariko mukore wenda bakabana ibyo ku mapave ariko abandi bagakora. By'umwihariko ngo abacuruzi indabo ngo niba hanini barebwa n'iki cyemezo. Aba barashinjwa guteza umwanda ku mihanda iri imbere y'amaduka yabo. Uyu mwanda ariko abawushinjwa ntabwo bawemera. Bari kutubwira ko ikibazo ari isuku, ariko twebwe iyo turebye ibicuruzwa byacu dusanga atari imyanda, cyane ko tuba dufite n'amapubere hafi yo gukoreramo. Hanyuma imyanda tukayishyira muri pubere. Hari imodoka zishinzwe isuku, iyo sosiyete ishinzwe isuku turayishyura, nta kibazo tujya tugirana, isuku igakorwa ntihagire umwanda ugaragara mu mujyi. Ariko badukuye ku mabaraza bavuga ko ikibazo dufitanye n'abari umwanda, ariko mu bigaragara ntago ari umwanda, ni ibicuruzwa byiza bizima ngibura bibona. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge buvuga ko kuba abacuruzi bashyira ibicuruzwa byabo ku mabaraza y'amaduka yabo bifatwa nk'ubucuruzi bukorwa mu kajagari, ku buryo ngo bishobora no guteza umutekano muke, ari nabyo byatumye hafatwa icyo cyemezo. Nsabimana Vedaste ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu. Twaganiriye ku murongo wa telefone. Niyo umuntu yarakodesheje iduka aba agomba gucururiza muri iryo duka, ibintu ntabishyire hanze kuko bigaragaza ko nk'uko tunabivuga hari impamvu y'isuku, hari n'impamvu y'umutekano kuko baragenda bagafunga umuhanda, kandi bikaba byanateza n'impanuka. Ukinjira muri Mateus nk'ahariya kuri petrol station ihari ya Kopire, reba abantu bahari, hagize impanuka iba ntibyateza ibibazo cyangwa umuntu akanagamakara. Niba ari ibaraza ntabwo ari iduka ryo gucururizamo. Niba iryo baraza akenshi ni naho abagenzi banyura binjira mu iduka, unibaza nuko umuntu anabisobanura. Nta kajagari rwose kageze, ngira ngo bakagombye kuba babyumva. Indi ngingo abacururiza mu karere ka Nyarugenge barebwa no gukura ibicuruzwa byabo ku mabaraza bagaragaza ngo nuko nibura batahawe igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo cyemezo nubwo batakishimiye. Ni ibintu ubuyobozi butemera kuko ngo bwaganiriye bihagije n'abo bacuruzi bakabagezaho n'imyanzuro. Ubwo twageraga muri quartier Mateus kuri uyu munsi nyirize nawo gushyira mu bikorwa icyo cyemezo, twasanze koko abenshi mu bari bafite ibicuruzwa ku mabaraza babikuyeho, ariko bakomeza kugaragaza kutishimira na gato icyo cyemezo. Tito Dusabirema, Royal TV.